Ni igikorwa cyabanjirijwe no kwifatanya na bamwe mu batuye mu midugudu itandukanye y'akagari ka Gihemvu umurenge wa Nyabimata mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda mu muganda rusange wo kuri uyu wa gatandatu usoza ukwezi, aho wari umuganda wibanze ku gutera ibiti. Nyuma y'ubutumwa umunyamabanga nshingwabikorwa yahaye abitabiriye, yatanze umwanya ku muryango mpuzamahanga TMP ukorera mu Rwanda ngo utange ubufasha ku basaza n'abakecuru batishoboye burimo ubwisungane mu kwivuza, ibikoresho by'isuku n'amafaranga. Nyuma yo kubihabwa bagaragaje imbamutima zabo bahereye ku kuba basanzwe bagorwa n'ubuzima kubw'uko batabasha gukora bitewe n'intege nke z'umubiri, maze bashima ababatekerejeho. Ari umuntu utagira shinge na shingura, ntagira aho nkorera, ntagira ka mituweli, ndwara ngahorera mu nzu, none murankijije mu mpaye mituweli. Imana ibaha umugisha isubize naho mukuye, igomeza ibatera inkunga. Imana mujye mubona uko mufasha abantu batishoboye bakene. Ndi umukene wakenye burundu. None ndabashimiye, mumpaye agasabune ko gukaraba, mumpaye akabasi njya mwuhagiramwo umwana wanjye. Byajyaga bigorana kubera nta mbaraga mfite zo kujya gukorera amafaranga yo kugura iyo sabune, byajyaga bigorana. Ubuzima bwanjye bwari bubayeho bundushya kuri mituweli, none ndashima ko muduhaye mituweli kandi ndashima ko muduhaye ibikoresho byo kurwanya umwanda. Yewe igihindutse ni ukuri ndishimye bitewe nuko mbonye uburyo sohoka, yaga numva abayobozi nkumva nyine baje kumva ariko nubwo banspataga nta kintu nifitiye cya mituweli. None ndashimira iyi kampanye impaye mituweli, ndashimira leta y'igihugu, leta impaye imituweli, nkambonye agasabune ko gukaraba ndetse nkambonye n'agafaranga. Aba baturage kandi banifuje ko iki gikorwa kitakarangiriye ahubwo cyakagumyeho kugira ngo n'abagenzi babo batagezweho nabo ubutaha bizakunde. Bongeraho ko bagiye gushaka uko byababera intango yo gushaka uko biteza imbere kugira ngo ubutaha bazajye bafafa. Murakoze, ndabashimiye Mana, n'Imana yo mwijuru ibashimire ibyumve, kuko mbonye mituweli nagwaraga nkaguma mu nzu kubera mituweli ntagiraga, none ndayibonye. Imana ibaha umugisha n'isabune, ubundi yaje kujya amesa akambaro gake, muzagaruke muza kudusura ngo mureko twiteje imbere. N'amafaranga ubu murabona ko mukoze, Imana ibongerere pe, Imana ibaha umugisha, Imana ijye ibarinda mu nzira munyura. Rwose ndimo ndasabira ko mwagira icyicaro hano n'abatagezweho mukazabageraho. Rwose ndimo ndasaba ko iyi kampani mwavuze amazina sinayamenye, ariko ndasaba ko mwakomeza mugatera imbere hano muri kano kagari ka Gihemvu. Hari n'abandi bakeneye gufashwa. Umukozi w'umuryango mpuzamahanga w'Abongereza TMP ukorera mu Rwanda Ndiho Kubwayo Pascal yasobanuye uko bakora intego zabo zirimo ndetse no gufasha imiryango y'abatishoboye cyane cyane abari mu zabukuru kwivana mu bukene. TMP bisobanura the marketing practice, dukora ibikorwa byo kwamamaza bikorerwa kuri internet. Twabonetse hano Igihemvu muri Nyaruguru Nyabimata mu gikorwa cyo kugira ngo twifatanye, kandi ikirimo gikomeye cyane twari twaje no kuba abafatanyabikorwa mu kagari ka Gihemvu muri uyu murenge wa Nyabimata, tubafasha gukemura ibibazo bimwe na bimwe, kuko hari abaturage 68 twatangiye mituweli. Abatishoboye n'abari mu zabukuru benshi nkuko wabibonye barahari, ariko siho bari honyine. Ntabwo twari kujya kubareba handi tudahereye kubo natwe tubona impande yacu umunsi ku wundi, n'ahandi barahari kandi naho tuzahagera uko iminsi izajya igenda yicuma. Ariko ntabwo twari kuva Inyabimata ariho dukorera itsinda rinini rya TMP, ariko n'ahandi barahari. Icyo twakoze nuko twahereye kuba twegereye kugira ngo tuzabone kujya kureba n'abandi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabimata Joseph Ntihinyurwa yavuze ko TMP ari umufatanyabikorwa mwiza mu iterambere n'imibereho myiza y'abaturage b'umurenge wa Nyabimata. Anashima ibyo bamaze gufashisha abasaza n'abakecuru batishoboye, aho yongeye kubibutsa ko uruhare rwa mbere mu iterambere ryabo ari urwabo, bityo nabo bagomba gukora kugira ngo babeho neza. Turabishima cyane kubera ko iyo umuterankunga dutekerejeho mu mirenge yose agatekereza Nyabimata, turabishima. Ni urukundo, ni ubufatanye, ndetse no kugaruka kuvuga ngo ese abaturage dufatanya muri business cyangwa mu bindi, ese hari ikindi tubamarira nyuma yuko twakoranye. So numva rero ko dushima cyane cy'ubufatanye bwiza, ndetse twifuza ko n'abandi bareberaho bakajya baza tugakorana umuganda, nyuma y'umuganda
tukaba twanakwifatanya no mu bikorwa nk'iby'inkunga nk'ibi ngibi mwabonye kuko ibyo biba bishobora kushira ariko bwa butumwa muhaye bwo kugira isuku nibwo baba bw'ingenzi so rero bisigira abaturage message yo kugira isuku ndetse n'akamaro k'isuku iyo umuhaye mituweli umuhaye ubutumwa bwo kwivuza cyane ko nk'uyu munsi n'aha duhagaze hari poste de santé so iyo poste de santé rero wa mutuweli udafite mituweli ntago aza kuhivuriza ariko umuhaye mituweli ni ukumushikiriza ko agomba kujya kwa muganga igihe cyose agize ikibazo cy'umva cy'uburwayi so ubundi bwa kabiri ni ukoresha neza inkunga twahawe kugira ngo tuyihereho iduteze imbere twikure mu bukene ejo tuzongera gukenera indi ahubwo duhere ko baduhaye twiteza imbere. Muri rusange abantu bagera kuri 68 nibo bishyuriwe ubwisungane